none se Makuza buriya se ariko rero nawe hari ibintu mpora nkubwira duhora tuganira nkabona uca hirya kwepa buriya birayi numba nkubwira nta gitekerezo bifiteho yirirwa ngenda nkata korosi no none se reka nkubaze ko ntazahora ndi hano ndi kumwe nawe buri gihe ubwo ni nkusiga nkagenda cyangwa nkishakira umugabo cyangwa se nkigumira muri iyi nzu nkibaniramo n'umugabo wowe uzaba uri hehe disi umva ngiye bicaye mfite uburyo mbibona musubizi yewe Dad, ngiye mu kazi. Urabona kugira ute? Basi wanditse, basi. Urabona kugira ute? None yimbwa de. Muyenga pema. Umva buretse. Umva se mubwira. Umva. Ibintu nzabishobora mukabyara. Mama aranyica, arampa bene wacu. Umva se. Nta kibazo rwose twahageze ndawuguha nta kibazo izi nduru numva n'induru nyabaki ni umuntu nyine ufite uburwayi bwo mu mutwe ngiye gufasha ndi kubona si wanyura ku muntu nk'uyu nguyu ukamwihorera mama umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe umunzanira mu rugo nkande ariko umuntu yamuvuza agakira yamwitaho aha se niho umuntu hasimbuye ibitaro by'indera aha niho hasigaye harabaye indera niko ndakubaza aha hasimbuye ibitaro by'indera kuva ryari twamujyana kwa muganga umuntu urwaye mu mutwe ariko ahantu musanze mamura hazi kiriya mu muhanda yenda kwitura hasi uhitamo kumuzana hano gukomeretsa ni ukuri ntabwo nari ndamusiga ikibazo mbese uri kubona atazakira azakira urabona afite gahunda yo gukira ubu si umuvuzi wamuvura agakira n'umuntu waheje reka ubu si urabona muri iyi nzu uramuraza hehe arajya hehe mama arajya mu cyumba cy'abashyitsi hafi sigaho sinkeneye no kubyumva arajya mu cyumba cy'abashyitsi baheje ejo nzamujyana kwa muganga buracya mwitwara ntibaza amenye ibirahure by'inzu kwezi n'ukuntu yamvuye uyu munsi arari mu cyumba cy'abashyitsi bazi reba ukuntu atangiye kunkuraho kwezi ntabwo bishoboka ntabwo arara aha ngaha ntagiye kumenera ibirahure by'inzu cyangwa ngo ananyandurize n'amarangi ntabwo yanduze umunyenga imodoka ndaza kumushakira umuganga umwitaho uzamumushakira ari he imodoka umuntu yamujyana no kwa muganga ariko nyine akaba ari na hano ariho reba ahandi umujyana hatarambye se mama wakumvishe gufasha abantu reka ntabwo wamenya ngo ejo ngo hahasike nawe warananiye ntabwo wamenya ngo warananiye sinzi icyo bafite muri wowe nta kibazo ntabwo urabyutse katero ko wazindutse ariko uraryamira we uzi igihe nabyukiye ese ko wazindutse ariko mpora nzinduka kubera kumenyera kuzinduka kare ngiye mu kazi buri gihe urabizi ntubona ukuntu ku kazi buri gihe mba nahageze kare se wowe wewe byo gutinda gutaha ukarara amajoro uzenguruka sinabikubwiye narakubwiye ntujya utaha kare uruhuke ubone igihe uzira mu kazi do niyo mpamvu uhora ukererwa ku kazi buri gihe
buri munsi uko waraye hano se Gigi buri munsi mu kazi ntukererwa buri gihe ntusanga nahageze narakubwiye ibintu byawe by'amajoro bizarangira n'akazi kakunaniye kino cyumba cya mwana we banza nacyo cyonyongereye ibitotsi uko ibitotsi byabo nsanzwe nsinzira gutya ndakererwa ariko kererwa uri gukora uduki n'ubundi ko usanzwe uza mu kazi watinze buri gihe ntabwo ari buri munsi nawe urambeshyeye hari umunsi wari wantanga kuri kampani asa kuri umuyobozi ugomba kuzinduka nza akazi nshinzwe rero nawe mbonye ikigukereza nitahiye kare urabizi ni nabuze icyo nkora none se ko undi wazindutse ukora icyo ngomba namenyereye kuzinduka kubera guhora nzinduka njya mu kazi buri gihe nyine iyi saha nzindukira buri munsi yigeze niyo naba nta kazi mfite mpita ngomba gukanguka niko byararangiye nyine ubwonko bwarabyakiriye nawe rero uragenda ukirarira amajoro ugatindatinda cyane ari kuganira na za nshuti zanjye aha dore nanjye niba nifashishije rero dore irungu ryari ryanyishe nanjye ngo naranye n'umuntu ugiye kunganiriza ngo aho wa wundi wanjye atari bunganiriza byabara ryanjye urase ntumuzi ajya aba mu rugo yego mana yanjye urayibera mu bagabo ase mama uri kubona umuntu adakeneye ubufasha se akeneye ubufasha reka kandi wamubuza agakira bajya bahagera nanjye bitankurikira oya nta kijya gutwara uragira ngo nanjye bijyeho ibi ntabwo byandura mama wamenya biravurwa ibiki bigakira wenda ko ari karande z'imiryango bigakira cyangwa akaba ari n'ibyo bamuroze mu izina rya Yesu bazibashye oya uyu wamuvuza agakira izina rya Yesu ibyo ari ibibazo by'ubuzima bari umuntu yahuye ahangaha nabyo reka mujyane mu cyumba cy'abashyitsi nakubwiye yuko reka mujyaneyo umunsi umwe gusa mama umunsi umwe ejo mu gitondo ndabyuka mujyana reka ariko byumve agiye kuncira shenete kwe byumve wenda bw'umunyenga sibyo ntabwo ngukundira ko umuraza ahangaha sinshaka kandi ubwo mama ni ukuri nabyanze inzu ni iyanjye uracyari eshatu zose njya ku kazi mubona akeneye ubufasha kandi uyu muntu wamuvura agakira nta burwayi w'umutwe nkeneye mu rugo rwanjye ejo utazasanga yamennye n'umutwe oya ntabwo yagura kubona se yari amahane afite nta kibazo afite mama yavurwa agakira uyu nguyu nta kibazo yateza kamujyane mu cyumba cy'abashyitsi ijoro rimwe wanyumvishe oya ndakubaha kuki utanyubaha ndi nyoko nukubera ugomba ibyubahiro byinshi ariko nyine ugeze aho kuziga kurya unzaniye abarwayi bo mu mutwe mu rugo uyu muntu wamuvura agakira ndabyanze uzamuvuza ariko adataha ahangaha kamujyane mu cyumba ashwi ave sigaho se wabyumvishe mama ntabwo mbyumva rwose simbyumva ntabyumvishe koko reka nta barwayi b'umutwe nshaka mu rugo rwanjye ejo bitazamuvaho ugasanga ni njye bigiye ave sigaho izina dukora ninde wundi wamuha amakuru ntabwo ari njye njyenyine tuziranye uyobewe ko amaze kuba inshuti y'abantu benshi mu kazi ninde wundi muntu wamubwira ayo magambo kandi wibuka ko amaze iminsi agendana na wa musore Alex bamaze iminsi bagendana ubwo se ushatse kuvuga ko Alex ari we wagiye kumvuga utugambo umuntu w'umusore ese njyewe utugambo imyaka tumaranye wari wumva mvuga utugambo mbese Alex na Dina baba bari gupanga ikihe kintu ku buryo bajya kunyicaraho njye bakaganira ese undi bakuvuza ibiki ko utari gushaka ko bimbwira ntabwo ari mpamvu ahubwo wakabaye umbwira ibyo wavuze kuko byanga byakunda ni wowe w'umuntu wabivuze nta wundi nta bidasanzwe ntabyo pe nta bidasanzwe namubwira iki tumuziranyeho ndamuzi bihagije undi wansize uti ko wananiwe kuntegereza ngo dutahane kandi uzi ko ugiye guca hano ubwo urumva utari ufite ikikwirukansa ese nkanere rikanswaga no kuza kumvuga utugambo nyine genda rwose ntabwo ngushira amakenga pe
numva nta wundi umusore se mbese kuki unkeka kankubwira impamvu ngukeka Alex ni umusore aba yari kumwe na Dina urabizi Dina None baba baganira iby'abakobwa n'abahungu ubwo bajya kurenga ibyabo bakajya kuvuga ngewe Kade nawe usigaye urengera rwose dore se umusore badoza umuntu ariko sha wa mwana we ibintu numvise nyuka avuga yambwiye nagera ku muhanda mwumva abaturanye batangiye kuvuga ngo hano hinjiyemo umuntu wari utwaye mu modoka yenda kukumenera ibirahure uwo ni muntu cyo wazanye mu rugo rwanjye utabwiye nyuko nze rero njye nabonye umuntu ku muhanda munyuraho nk'inshuro nk'ebyiri ariko nkumva umutima uri kumpatira kuba namufasha ubwo rero namuzanye ngo abe ari hano mu gihe ndi kumushakira ubuvuzi ubwo rero nta kibazo kirimo rwose mba mbona umuntu amuvuje yakira pe yamera neza kandi ibintu byagenda neza ariko wa mwana reka nkubwire kandi wowe narakubwiye nakataraza uzakazana mu rugo rwanjye urusa n'umuntu hano ntawe wagishije inama hagesha uru rugo n'urwawe wari uba ku rugo rwawe wowe ku buryo uzana umuntu ukamuduturaho oya ntabwo namubaturaho ariko namufata nk'umushyitsi wanjye ariko urumva nyine umutima wagumaga umuhatira no nta mushyitsi ugomba kuzana hano utatubwiye utaduteguje tutazi uwo ari we niba ari n'ubufasha ugomba gutanga wakagombye kubutanga watubwiye urumva muzehe we ntabwo wari uhari wari uri safari urumva rero naravuze reka mbe muzanye nuza ndagusobanurira basi numvaga muranyumva ariko Mary yahise atera hejuru ubwo yabigize ibintu bya big deal kandi rwose uriya muntu akeneye ubufasha papa no nibyo ariko wakagombye kuza niba koko umuceho inshuro imwe ukamucaho inshuro ebyiri wakagombye ukaza niba ntahari nyuka arahari wakagombye kuza ukamubwira ati hari umuntu nkeneye ubufasha ese kubizi kuva wambona kuva wamenya ubwenge wari wabona hari umuntu nimo ubufasha uje ashonje simugaburira uje akeneye umwambaro simuhe cyo kwambara ahubwo niyo hari umunsi ubona ntajya gusura abarwayi bashyira icyo kurya cyangwa mu mfungo rero uwo muco niwo nakwigiyeho rero buriya numva ko nimbikubwira uzabyumva ko ngiye rwose nabonaga abantu bose ubafasha dusura abantu kwa muganga tugira gute ndavuga ni uyu muntu byaba byose tumufashije nawe ntacyo byaba bitwaye Imana yazatwongerera imigisha myinshi jya witonda rero jya witonda mu bantu nk'abo ngabo hari abantu bazanwe no kwiba bakigira abarwayi hari abantu bazanwe n'ibindi byo kuba baduhemukira bakaturoga ubu ngubu aha ngaha ni mu rugo mami warambwiye ngo nkuzanire umukazana uyu ni umugore wanjye wambwiye ngo unzanye kwa wawe no aha ngaha ni mu rugo mami ni umukazana wanjye kandi ndamukunda baby nanjye ndagukunda sweetheart mana yanjye ibi ni ibiki ko Alex ibi ni ibiki ukoze mami ejo bundi twavuganye ngo iki mami ntabwo wambwiye ko muri bubiki ntabwo wambwiye ko wahindutse warambwiye Alex yanzanye Alex ngirire umuhungu none ni munsi yawe ibi ni ibiki umore Alex ni umusheri wanjye ugomba kunjyana mu nzu yawe ejo bundi twaraganiriye kumbwira ko wahindutse none yego papa yarambwiye ngo mbere n'umugabo none narinzanye umusheri mama umusheri se uwo musheri umuzana mu rugo rwawe nari muzanye turakundana mama we oya ni amakosa wakoze yego sheri aya ni amakosa reka noneho papa araje mubonane sheri I love you so much araje mubonane buriya abantu rega iyo umuntu akize gutya ntabwo bamukunda noneho hari n'ibindi kera byabagaho mu ntambara ya shikaramu wa mwana ujye wumva hazaga abantu bigize gutya ariko bakaza ari ba maneko shikaramu hari intambara kera yabayeho ya shikaramu uzasoma ibitabo cyangwa se icyo kintu ndumva atari ubwa mbere kumva hari abazaga rero bigize abarwayi gutyo bakaza mu rugo rwawe naho kumbi
barimo barashakisha amakuru y'igihugu, barimo barashakisha inzira. Ariko papa hano uriya muntu namukuye ni kure cyane, ni inyuma mu misozi. Jya witonda wa mwana, twakoze ntago yaba. Kandi nyuma y'icyo ngicyo jya uceceka kandi ntukace mu ijambo. Nyuma y'icyo ngicyo ashobora kuza ibi birahuri byose akayimara. Icyo si igihombo twaba tugize. Ashobora kuba utari hano, ntari hano, nazama atari hano, nyoka bakamumena umutwe. Icyo si ikindi kibazo. Kubw'inshuro rero wakoze ikosa, ariko nta kibazo, reka tugoragoze turebe. Kubw'amahirwe nzagufasha, tuzamuvuza turebe ko hari icyo byatanga, ariko ndabyizeye niba waramurebye ukabona atarwana, reka tuzamuvuze turebe uko bijyagenda. Murakoze papa, murakoze n'ukuri umfashe na mama wanjye abyumve rwose ko ukuntu yamwakiriye nabonaga atabyishimiye, yendaga no kutwirukana twese ahubwo. Ndaza kuvugana na nyoko buriya nimugoroba. Ejo nzakubwira uko bimeze, kandi nawe utekereza ahantu twamujyana kumuvuza. Niba ubona ari uburwayi budasanzwe, tube twamujyana mu bitaro bikuru by'abarwayi bo mu mutwe. Niba kandi nanone ubona erega hari n'ukuntu abana kubera ihungabana, bukene n'ibindi bibazo bashobora kugira ihungabana, bikaba atari ngombwa kuba bamujyana mu bitaro bikuru by'abarwayi bo mu mutwe, tukaba twamushakira umukansara akamukanseringa, ibibazo bikarangira. Nashukuru kabisa, nashukuru, ndabyishimiye cyane. Ariko ubutaha ucyo tuganiriza, tumenye ikibazo ufite, tumenye n'ikintu ushaka gukora. Yego. Sherry, I love you so much. Araje mubonane. Urabona ababana ariko Alex ibi ni ibikiri. Mami, warabisabye. Mama Alex ibyo ni Karame Alex. Ni ibyo rero umuhungu wawe noneho. I appreciate. Alex. Daddy. Ibi ni ibiki? cyiza Niko wabaye ibi ni Noneho shyigikira nanjye uyu munsi. wabaye ni mwiza wabaye daddy. Mushaka mbo Peace man daddy. ariko iyi ni Sherry wanjye. Peace man daddy. Uyu ni Sherry wanjye. Mama Alex ibi ni ibiki? wabaye daddy. Numiwe nanjye. Ibi ni ibiki? Numiwe papa Alex. Noneho nawe ndakuretse Alex. My future husband. Yes, for real. Hey, my Yeah. future Ninde wagutegetse gushaka umugore? husband. Umwana binsabye ngo mbe umuntu w'umugabo, none nabaye umuntu w'umugabo. Wamubwiye ngo shaka umugore? Naramubwiye agomba guhinduka akazaba umuntu w'umugabo. For real. Ntabwo namubwiye ngo azane umugabo nyine. Ni iki ngiki umugabo azanye? wanjye. Wanjye. This is my wife. My wife. Umugabo wanjye. Umugabo wanjye. ndebe binatuzaniye mu Tuzapfana. Oya tuzapfana. Warabinsabye. Oya mutsokere. Warabinsabye. Tujyane kugura inzu yacu. Niko Mama Alex. Ibi ni ibiki? Numiwe nanjye papa Alex. Ariko ibi nari narabikubwiye. Ejo bundi twaravuganye. Nari narabikubwiye. Ambwira ko yahindutse. None reba ibintu ukoze. Ndebe ibintu ankoreye. Ndeko warabishigishije urusome sha. Ubu noneho ndabigenza. Urusome. Ubu Alex noneho ndamugarurira hehe koko. Mama sinzi icyo nkora pe. Alex unkojeje isoni imbere ya so, naragushyigikiye ariko reba ibintu nkoreye. Alex ubwo sinzi ikizakurikira. Muko bite byawe? Niko bite kutavuga? Byiza nako waje usakuza rero nta mbona udashaka kuvuga, ugiye kubikiranya. Niko ye urumva umeze ute? ko nkubaza se ugaseka? Ndakubaza uko umeze ugaseka? Umeze neza. Umeze neza? Se ubundi wanyu ni hehe? Iwacu. Waje uturuka hehe? Iwanyu ni iwacu ntabwo ntazi.
ntabwo hazi uko ungana uko ntabwo uzi iwanyu ntabwo ntazi none se waje uturuka he naturutse iyo ngiyo ariko ntabwo mpazi ntabwo nzi uko hitwa iyo ngiyo hatagira izina hatagira uko hitwa ntabwo nzi uko hitwa ugira ababyeyi se ntabwo mbyibuka ubwo se icyo wibuka ni iki niko kamvuga ariko ubundi nkureba icyo wibuka ubwo ni igiki ko numva ibintu byose ntabyo uzi ko numva ibintu byose ntabyo uzi ni iki wibuka ese ubundi uriya wakuzanye aho uramuzi ntawe uzi ntabwo muzi uwakuzanye aha ntawe uzi none se wageze aho ute ntabwo mbizi uri umurwayi wo mu mutwe koko uzi ko nagira ni ibyo wigirisha kumbe burya wari urwaye mu mutwe nubwo mbona n'ubundi bikikurimo ntabwo urakira wowe urambwira ngo ntuzi uwakuzanye ntuzi iwanyu ntuzi kugira ababyeyi cyangwa utabagira wese urumva ahubwo n'ubu uracyarwaye nubwo mbeshya ngo umeze neza niko ye uzataha ryari se utaha hehe aho waturutse ntabwo mpazi uzaguma hase uzaguma aha ngaha subiza ko nkubaza ugaseka uzaguma aha ngaha cyangwa uzagenda uzasubira iyo wavuye iyo navuye ntabwo nahazi ntabwo uhazi yakushama ko nta kintu uri mu kuvuga ku by'uriya mwana umaze iminsi hano ubufasha bwose wansabye ko nawe ubufashijemo buri kimwe cyose nkakigukorera kugira ngo tuvuze uriya mwana akaba amaze gukira hajya ubona ubwo ufite igitekerezo yuko azaguma hano ko nta kintu tubwira ku bikurikiye nyuma yo kumuvuza aha urashe ku ntego y'icyo natekerezaga nanjye icyo nicyo nashaka kumubaza ko atagenda kandi mbona yarakize buriya cyari ko mba numva aracyakeneye n'agahe hano aracyakeneye gukira neza tukanamwondora urumva twaramufashije twakomeza tukamufashaho gakeya basi iminsi ikicuma iminsi mikeya wenda sinzi uko mubyumva gusa ngewe numvaga nta kibazo ateje cyane ko hano hari igihe afasha n'imirimo abakozi bo mu rugo kandi buriya twanamushakira n'akazi nyuma y'uko amaze kumera neza akazi se buri bubona uriya yashobora akahe kazi akazi yagakora rwose wenda simvuze ngo tumujyane tumushyire muri kampani yacu ariko kandi numva ari buganisha ahubwo oya ntabwo ariko navuze mama unyumve neza kumushakira akazi hari n'abashiti benshi tuba dufite bafite amakampani cyangwa twanamushingira n'akantu tukamuremera ako akava mu buzima bubi yari arimo none ko numva ntashyigikiye ko aguma aha ngaha aha ngaho ntabwo yahatinda ariko mwaba mumuhayeho iminsi mikeya mu gihe turi gushaka uburyo bwo kumufasha bundi nta handi hantu usabona umujyana akaba avuye hano oya bibaye byiza twatumuretse n'ubundi ntabwo abona hari ubwo abangamye se nkamubona hari ikibazo ateza
mbona abangamye. Umwana yarakize asigaye yaratuje yagiye ku murongo igisigaye ni ukumwondora gusa umuntu akaba yanamuremera wenda. Ese ubundi ubwo uzamujyana hehe utazi naho yaturutse ko numvise mu baza akambwira ko atazi aho aturuka atazi niba nagira n'ababyeyi cyangwa atabagira. Buriya nuko kaba katari kavamo neza ariko ubundi ndakeka ko azabyibuka uko byagenda kose. Muganga yambwiye ko bitari biri grave cyane ubonye ko bitadutwaye n'igihe kinini kugira ngo akire. So ndumva azagera aho bizagera aho bize. Oroshya turebe twumve neza icyo ari mu gusoma. Jewe ntabwo n'ubu ndasobanukirwa neza, ntabwo ndi mu gusobanukirwa neza icyo ushaka kutubwira. Se urifuza ko aguma hano? Ariko nanone araguma hano se gute? Ibyo wansabye byose ko nabigufashije si bya bindi aho ngo baguhaye jari ukiyongeraho utamwe na ngenda. Urashaka ko aguma hano? Dusobanure neza, ntabwo ndi mu kubasha kubyumva. Dusobanure neza. Murabizi ko mwandeze neza kandi ndabashimiye, ntabwo nakora ikintu kibangamira ababyeyi banjye. Ariko numvaga ko agifiteho byibuze nk'igihe gitoya, rumva umuntu nibwo agikira, nanone kumubwira ngo genda gutya na gutya nta hantu agiye ntaramenya ngo iwabo ni hehe, aracyari kuri kavaringa. Urumva ibyiza nuko twamufasha mu buryo dushoboye kandi bunoroshyeje pe. Ibyo byo ndabyumva ariko genda gake, urimo urihutisha ibintu. Uragira uti ntarakira neza, hashira akanya ngo reka tuzamushakira akazi. Okay, reka tugerageze turebe ko akira neza, ariko nanone nyuma yaho byo kuvuga ngo tuzamuha akazi muri company oya. Ibyo nawe wakabije. Ese ubundi uriya mwana yarize bimeze bite? Sindabimenya neza ariko ubona ari umuntu ubwiwe n'iki kazi no gusoma bazamucinye amabutike wa mwana cyangwa nawe yakwanduje ibisasi? Oya papa ndi mu buzima tayari ndi steady ngiye rwose ntabwo nese neza ahubwo buriya nuko nyine bari wa mutima. Reka tumuvuza akire ibindi byose tuzabimenya nyuma. Ese ubundi reka nkwibarize, ni iki gituma ukomeza kumutsimbarara ko twamuvuje akaba ari byo wasabaga kandi akaba yarakize? Ni iki gituma ukomeza kumutsimbarara ko aguma aha ngaha? Uriya ari mu bana nabyaye ku buryo aguma aha ngaha? Ntabwo ari ukumutsimbararaho bindi birenze, ahubwo nyine ko twahuye umutima unsunikiye kugira ngo mbe namufasha. Mba numva rero nimba twaramufashije reka twereke gihene ngo tunanirwe umurizo, basi tugende tumuremera akantu. Niba wazajya umunyuraho hariya kuri kaburimbo utashye ukavuga uti uriya muntu ameze neza, twebwe abikesha, nawe wakumvamo rega kantu k'akanyamuneza, wakumva ko bigushimishije. Uzi kubona ariko umuntu witayeho ari kuva ku rwego rumwe ajya ku rundi, cyangwa atarasubiye muri bwa buzima yarabayemo. Ibyo byose nkeka ko byaba ari ibintu byiza cyane bigaragara neza. Kora wa mwana ntujye uva ku izina, icyo nkukundira icyo wafashe nturekura. Sinzi ikibazo.